Ikibazo mbaza niwe wabashije gukurikira ibya Sherry Silver ndetse n'umupeti watandukanye witwa Iranzi the Rapper. Wumva Sherry nduri mu makosa ni Sherry Silver wananiwe inshingano cyangwa ni Iranzi the Rapper wananiye Sherry Silver? Tuganire. Ku munsi w'ejo rero nibwo foundation ya Sherry Silver yatangaje ko yahisemo gutandukana na Iranzi the Rapper kubera imyitwarire idahuye n'amahame abaranga. Nyuma y'iryo tangazo rero ryatangajwe na Sherry Silver Foundation ibyaje gutungurana uyu mupeti nawe aje bashinja ko barashatse kuzimya impano ye ndetse akaricyo cyatumye ahitamo gusezera iyi foundation ya Sherry Silver. Ngira ngo ababonye itangazo rya Sherry Silver Foundation mwabonye ko ryagiraga riti mu by'ukuri twishimiye ibihe twagiranye nawe, gusa muri Sherry Silver Foundation imbere yo kubyina no kuririmba tugendera ku ndangagaciro zo kwiga ikinyabupfura ndetse n'ubunyangamugayo. Nyuma y'itangazo ryatangajwe na Sherry Silver ibyatangajwe n'uyu mupeti imbere yuko mbibakinira kamanzi bibutse ko n'ahandi hantu wakoresha komande y'amafunguro kandi akita kugeraho mu buryo bwose cyane usibye muri Best Pilau and Best Burgers. Yangane sinzi icyo navuga nyine gusura mu merima ngewe giti cyanjye afasha abantu gusa ngiye nyirangirije ubuzima man yakwangirije ubuzima nyirangirije ubuzima bya dani kuko man uzi mbere nari ndi umwana witonda nyine wumvira ariko kuva aho nagiriyeyo hari ibintu bimwe byatangiye kuva ku murongo man yego kuko hari ukuntu wumvira umuntu mwibanira nta bintu by'amarahango gutya ngo amafaranga n'ibiki man yego nta muntu yaza akagushukisha ibintu ukagenda man ukamwumva ugateshuka nyine ku bintu wakoraga man kandi byagufashaga kuko nge narigaga ibintu byose biri ku murongo man mbyina n'abantu bankunda tunakora n'akazi man mutandukana nta kiruru nakashaka ko yaraguhaye ngo twarakoranye neza ibi nibyo wenda waba ukwiriye kuba wahabwa mu gihe tutakiri kumwe habe n'ikaramu aguhikize man ikakwita kwangisha abantu man yakwangishije nk'abaye ibaze Sherry Silver utatuma mvugana na bari abana baramwakorana bakubera iki simbizi yarababwiye ati nawe muzajya mumubona mujye mwiruka nta n'umwe wemerewe no kunyandikira umwandikiye batabakwirukana nyine bakata baguha ibihano man ngo kubera iki nyine Sherry Silver kuko nyine nahavuye ubwo byararangiye niba kwanze n'abantu bagombe bakwanga urareba ari bukora icyo ashoboye cyose ku buryo anzimye simbivugiye hano nadakora icyo ashoboye cyose ngo anzime shanda aremera icyo n'itangazamakuru arishyura ibinyamakuru amvuge n'abakore boro zose anzime ariko kubw'Imana man kandi mwari nwese nk'abo bana mwari inshuti isone ko nimba uvuye muri timu yawo mutazongera kuvugana nanjye nyine icyo nicyo kibazo cyonyine mba mfite man kuki bavugana n'abandi badakorera ariko ngiye nyine kuko navuye ntabwo nemerewe kuvugana nawe umva abo bantu ukuntu bateye ni mu nyangire nyine to wibutse ko rero n'ahandi hantu wakoresha komande y'amafunguro meza cyane kandi akahita kugeraho mu buryo bwihuse cyane usibye muri Best Burgers ndetse na Best Pilau. Bafite umuceri mwiza cyane w'ipilau ushobora kuzana n'inyama z'inkoko cyangwa se beef, bafite kandi chips ndetse na salad bifite umwihariko w'uburyohe budasanzwe, imigati yabo ndetse na baga ababiriye barabyirahira. Koresha komande yawe rero nawe nonaha ubundi amafunguro yawe ahita kugeraho mu buryo bwihuse cyane uhamagara nimero 0774445660 cyangwa se uhamagara 0788448690. Byo Divideri w'Abanyarwanda.